Turabasuhuje rero abadukurikira umunsi ku munsi ni Bendera TV tubagezaho amakuru anyuranye kandi atandukanye. Uyu munsi rero twifuje kubagerera nanone mu karere ka Kicukiro. Hari umusaza ufite ubuhamya ndetse n'amagambo akomeye. Turagira ngo tumwegere atangira twibwire, agenda tunyuza mu nzira zinyuranye z'ubuzima bwe, araza kugaruka ku buhamya, araza kugaruka ku birebana n'ubwenge bwo muri Bibiliya, tunyurire mu bitabo binyuranye. Reka tumwakire, mwatangira mutwibwira. Nitwa Hakizayezu Azariya, ndi umukristo, nsengera mu itorero rya Pantekote ADPR ku mudugudu wa Rukili ya mbere muri paruwase ya Rukili, itorero ry'akarere ka Gasabo, niho nsengera, nkaba ndi n'umudiyakoni ndetse nkaba ndi n'umuyobozi w'amasengesho ya Nibature, aya ngaya bita burakeye. Reka duhite twinjira ubundi mu buzima busanzwe, aho yenda tunyuriye mu buzima bwo mu itorero cyangwa se aho usengera. Mu buzima busanzwe bwo umuntu yakwibaza ngo ese uyu turi kuganira ni muntu ki? Vutse ndi umukristo w'itorero rya Gatolika. Data n'ababyeyi banjye, data cyane cyane yari umukuru w'inama w'itorero ry'abagatolika. Ubwo rero navutse nizera Gatolika, igihe cyarageze njya kwiga ku kigo cy'abaporotesitanti. Aho ku kigo cy'abaporotesitanti niho nahuriye n'igitabo bita Bibiliya. Kubera ko nari umwana ukunda kugira amatsiko, aho ku kigo cy'abaporotesitanti nari ngeze mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri abanza, nigaga mu mwaka wa 5. Nari naramaze gukomezwa, namaze guhabwa iby'amasakaramentu. Icyo kigo igihe bigishaga iyobokamana, abagatulika bajyaga kwigira ukwabo n'abaporoso. Aho abaporoso bigiraga rero niho ngewe ninjiye, njya kumva inyigisho z'abaporoso, mpura na pasiteri. Mpuye na pasiteri ngira ibibazo byinshi mubaza. Namubazaga byinshi, igihe kigeze arankunda, antiza Bibiliya. Bibiliya ntijije kuko umuryango wanjye utari uzi icyo gitabo cya Bibiliya. Nayishyiraga mu ruhago rw'ibitabo, nkajya ngenda nkajya nyisoma rwihishwa. Igihe cyarageze rero bisaba ko nuyumvamo ko ngomba kuba umuporoso. Umunsi umwe nari ndi ku ishuri mu mwaka wa 5 nyine. Umwana umwe twiganaga azaje kumbaza ibintu by'imibare. Ubwo hari nko mu wuhe mwaka? Hari mu mwaka wa 69-70. Asanga ndahuze, nibazaga ukuntu nzareka kuba umugatulika mu itorero rya papa nkajya kuba umuprotesitanti, kuko ikigo cyasengeragaho cyari icy'abaprotesitanti. Yenda umuntu atari yanageraho cyane ngo tubyinjiremo, ese uyu Azariya tuganira yavukiye he? Yavutse mu wuhe mwaka? Ngewe navutse mu karere ka Gakenke, ubu murenge witwa Busengo. Aho niho mvuka. Aho ni mu ntara y'Amajyaruguru. Hari mu wuhe mwaka? Hari mu mwaka w'1956, kubera kuko ba data bari abakristo bagiye kunyandikisha kwa padiri, nta kubishidikanya, mu kwezi kwa 8. Umuntu yareba arabona uri umuntu ufite imyaka iri hejuru. Umuntu yakibaza se Azariya afite umugore, afite abana, ese byo bihagaze gute? Azariya mfite umugore, nkagira n'abana, ariko amateka yanjye ntabwo asanzwe kuko ntabwo nashatse vuba. Ntabwo nashatse ndi umusore, nshatse ndi umusaza. Nshatse vuba, nashatse muri 2010. Umwana wanjye w'imfura afite imyaka 8, yiga mu wa 2. Ni ukuvuga yavutse muri 2011. Aho se naho ko numva hari irindi pfundo umuntu
isibanganya aho byagenze gute kugira ngo wenda ube waratinze gushaka? kuba naratinze gushaka byatewe n'uko nakunze kuba i Kigali, nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri, ko nabonaga ubuzima bwanjye butanyemerera gushaka bitewe n'uwo narindiwe. Si ukwenda nari umukene gusumbya abandi bantu, ariko nabonaga abantu bafite ubuzima bumeze nk'ubwanjye, nabitegereza uburyo babayeho, nkumva njunguje umutwe nkatekereza ngo igihe nzaba natekereje gusubira mu cyaro ku isambu yanjye nibwo nzashaka umugore abe ku isambu, ariko umugore nashakira mu mujyi naba mubabaje, naba ntamukunda. Nicyo cyantinziye gushaka. Hanyuma ubu urashatse, noneho dukomereze hahandi wari ugiye kubatizwa bakagushyira muri katolike. Urakoze. Icyo gihe navuze ko nari kumwe n'umwana twiganaga, igihe yambazaga ibintu by'umubare asanga ndahuze, kuko natekerezaga mu mutima wanjye ukuntu ngiye kuzaba umuporoso papa atabishaka, ko n'icyo kigo nigagaho nari narakigiyeho papa atabishaka. Ubwo rero yarambajije ngo mbese uri ko mbona uri kure, uri mu biki? Ndamubwira ngo ahantu narindi nari bo kwibaza uburyo nzaba umuporoso iwacu batabishaka. Uwo mwana arambwira ngo mbese ugira ngo abaporoso bo ni abantu bazima? Ni abantu bazima. Ngo woye, ngo abaporoso si abantu bazima, nabo ntibagendera muri Bibiliya. Ndamubaza ngo abagendera muri Bibiliya ni bande? Arambwira ngo abagendera muri Bibiliya ni abadive. Abagendera muri Bibiliya ni abadive kandi basenga kuwa gatandatu bakica amategeko y'Imana, kuko nari ntumbiriye ijambo amategeko. Arambwira ngo yango ahubwo nibo basenga ku munsi wa karindwi, abandi basenga kuwa mbere. Igihe twabigishaga impaka yagiye kuzana igitabo cya dictionnaire cya mwarimu, tukibajije kirabitwemerera ko umunsi basenga abadive ari wa karindwi. Ngo mu kantu ni nabwo kuva ubwo natekereje ngo noneho nahasi nyasengeye nzasengera mu badive. Noneho gusengera mu badive byo mbona ni ibindi bikomeye, ariko ndarindira ndavuga ngo igihe nzaba nigenga nzahaja mu badive, data ntabwo azaba ntegeka, nzabijamo. Nuko igihe cyarageze aho kugira ngo mbe umuporoso naje kuba umudive. Ubudive rero nabwinjiyemo ngeze i Kigali muri 77 ninjiye mu budive. Mbo umudive, ariko hakunda kugenzura ibintu n'imibereho. Igihe cyarageze ubudive nabwo mbuvamo. Nabumazemo imyaka kugeza muri 90 nari mbusezereye. Biba ngombwa ko nicara ntumbiriye nsenga Imana kwibaza uko bizangendekera. Hagati aho ngaho yenda urabusezereye, ariko se wabusezereye kubera iyihe mpamvu? Nabusezereye kubera impamvu nararebaga ngasanga ibyo bavuga ari ukuri. Nari ntari naba wondi ubu ngubu, hareba nkasanga ibyo bavuga ni ukuri, ariko nagenzura muri rusange ya benshi ngasanga imikorere yabo ntabwo iruta itorero gatolika navuyemo. Ngasanga imitore bo bazi kubivuga no kubisoma, ariko kubikora ngasanga hari abagatolika babikora gusumbya bo. Aho rero nkumva bakagombye kubikora bakanabivuga. Nuko ibyo byanteye ko ntaba nkigendana nabo, ariko navuyemo njya kububi obita umukusi. Ariko tutaragera aho ngaho gatoya yenda uragira uti hari ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo bakora. Waduha yenda nk'urugero rw'ikintu wumvaga bavuga bakakivuga neza ariko bajya kugikora bagasobanya? Yego. Icyo gihe
kugira ngo umuntu abatizwe yahamyagaho yuko atazongera kunywa inzoga, ndetse bakabimubaza akazamura urutoki hejuru abihamya. Ariko imbere yanjye habaga hicaye abadiyakoni batunze amakabari kandi batarabaciye. Abo badiyakoni nakubaza ukuntu batunze za kabari n'ukuntu babatijwe bakazamura ukuboko hejuru kandi bakaba batunze za kabari. Sinari nzi ko bazinywa, byo ntabwo nari mbizi. Ngewe nkirinda kuzamura ukuboko hejuru ngo mvuge ngo ndabatijwe, kandi namaze guhamiriza Imana ko ntazanywa inzoga. Kandi abo bantu bazinywa, none hari n'abandi bantu batatunze amakabari bo bazinywa, ndetse naho mvuka bo banywaga icyo gihe baranywaga. Aho mvuka hari abadivantiste banywa inzoga ku mugaragaro. Ijambo kunywa inzoga ryacitse nyuma, haje icyiciro bita ngo abatamperanse, bagenda bazivaho buhoro buhoro. Ariko icyo gihe barazinywaga, nanjye nemezaga umutima wanjye ko kunywa inzoga atari ikosa. Nubwo ntakundaga inzoga, ariko nemezaga umutima wanjye ko kunywa inzoga atari ikosa, nkurikije uko nabibonaga. Ariko natangazwa n'ukuntu barimo kuzamagana bazinywa, ibyo nkumva nicyo cyaha. Ahubwo igihe cyarageze, muri makeya abantu bibaza impamvu icyo gihe ntari nabatizwa. Byagejeje kugeza muri 79 ntarabatizwa, kubera kuko nagomba kubatizwa nzamuye ukuboko hejuru ko ntazanywa inzoga, nkabirahirira Imana ndeba nazagira kwa data kayima nkayinywa, kuko ntari kumubwira ngo abadiventi tunywa inzoga kuko abaturanyi bacu barazinywaga. Nkanga kuzamurira ukuboko Imana, nkavuga ngo ndamutse nkuzamuye ikaza ikabibona yazaguca ninjye wawe ubyishizemwo. Bigeze mu 60 bigeze mu 1979 ngendererwa n'Imana insaba kuva ku nzoga. Muri 89 nibwo navuye ku nzoga. Mvuye ku nzoga ndanabatizwa. Maze kubatizwa rero, Imana niyo ubwayo yambwiye ko kunywa inzoga ari ikosa. Ndangije ndabatizwa. Yabikweretse gute? Ni intambwe ndende. Nabonye tujya mu ijuru turirimba n'indirimbo z'abadive. Mbona igihe abantu bagendagendaga, nanjye ndimwo mu rugendo twagendagendaga, mbona marayika araje atanze amakanzu yera. Ya makanzu nanjye arayatanga, ahera ku bantu bari imbere yanjye, nanjye ngezeho arayima ikanzu, ariko ya makanzu yera arangiriraho kuri ngewe. Turakomeza tugenda turirimba, ariko nasubiza amaso inyuma nkabona abantu bankurikiye bose bambaye imyenda y'imikara. Icyo gihe abanyururu bo mu gihugu cy'u Rwanda bambaraga imyenda y'imikara, nkabona n'abanyururu. Tugize aho tugera, mbona haje undi marayika wari utengase amabuji manini cyane, afite n'ibuji imwe yaka, akajya afata ibuji akatsa kuri ya buji yaka agahereza umuntu. Agiye kungeraho ibuji yari afite ziba zirashize, yanjye ngewe sinabona ibuji. Ariko anyitegereje mbona ngira ngo agiye kunzanira nanjye buji. Ngo tugere nk'ahantu, mbona urusengero rwera, inzu nini cyane, nageranya n'urusengero kuko urusengero nirwo nabonye runini, inzu nini. Mbona abantu barimo kwinjira mu rusengero rwera, nanjye nshatse kwinjira, marayika arantangira. Wari kuri urwo rusengero nk'umugaride, mbona arantangiriye. Ndamubaza ko ntangira ukambuza kwinjira, ngo nuko nta buji, urabona hari buji ufite wowe. Mu gihe namuteraga amagambo mubabwira ngo ngewe marayika wagiye kunzanira buji ntabwo araza, ngo nuko rero nta buji mbona ufite. Hano hinjira abantu bafite imyenda yera n'ibyo nawe urayambaye, ariko nta buji ufite. Nshatse kongera andi magambo, mbona rwa rusengero rugiye nk'uko ubwato bugenda mu mazi,
mbona rurarenze. Nahindukije amaso inyuma mbona ba bantu nabo b'imikara barimo kwinjira ahandi hantu naho urusengero, ariko mbona rwubatse n'amatafari ya ruriba. Amatafari ya ruriba yageze mu Rwanda, nyitegereje ndavuga ngo aya niyo matafari yari yubatse urusengero babanyuru binjiragamo. Nubwo nanjye nahindukiye inyuma nja kwinjira nduwa nyuma n'ubundi muri bo. Ngeze ku muryango umusirikari wari uhari, nabonaga yambaye nk'abasirikari b'Abaroma. Kwa padiri nabonaga abasirikari b'Abaroma bafashe Yesu, nawe niko yari ameze. Arambwira ngo urashaka kunyinjira mu nzu kandi wambaye imyenda yera? Ndamubwira ngo abandi barinjira mu nzu ninjye urinjira. Avuga ngo umwenda wawe wambitswe nande? Ndamubwira ngo ni marayika wawunyambitse. Ngo urashaka kwinjira? Nanjye ndashaka kwinjira. Akinguye urugi mbona hahandi ni mu muriro n'abantu barimo gushya. Arambwira ngo urashaka kwinjira? Ndavuga ntabwo nshaka kwinjira. Rwa rusengero narwo rugenda nk'urugiye mu mazi, rurarenga ndi kureba. Ndindira nibwira ko marayika wagiye kunzanira buji aje, ariko ngiye kubona mbona haraje marayika azatambuka. Ashatse kumpitaho, ndamubaza ntihagarara. Arahagarara. Nagenda nkabona uko ngenda musatira nabyo bikaja bituma agenda imbere. None nahagarara agahagarara, nagenda musatira ngo mukoreho bikamusunika. Mubaza ibyanjye. Arambwira ngo rero wowe nta buji ufite, umwenda yera wayihawe ariko nta buji ufite. Ndabaho kubera iki batanzaniye buji? Ngo ni kubera ka kayoga gake wanywaga. Ndamubaza no birangendera bite? Arambwira ngo barakujugunya hanze aho bazahirira bakahekenyera amenyo. Ni ijambo nasomaga muri Bibiliya, numva nakaga kagiye kuntambikira. Ndamubaza se mu isi haracyariho ngo nje kwihana mbatizwe? Mbona ntashatse kumbwira arigendera, ariko ngize amahirwe mbadakangutse mbona nazari inzozi. Ngiye impamvu yatumye mvuga ko inzoga ntakwiriye kuyinywa, nja kwiyandikisha barambatiza. Ntibari nkigiye umubatizo, bari bazi uwo ndiwe, bahise banyandika mu bajya kubatizwa, ndabatizwa. Ubu urabatijwe rero? Hanyuma batijwe, ariko ijambo gusigarana ibyo nibwira namaze iminsi yose nibwira ngo kwibwira ko umuntu gushobora gutuma umuntu arimbuka ryansigaranye mu bwenge. Ndavuga ngo kwibwira ko umuntu gushobora gutuma umuntu arimbuka. Ubwo rero ndasenga ngo Mana uje undinda ibyo nibwira, kuko kwibwira ko umuntu gushobora gutuma umuntu arimbuka. Byagenze bite rero? Babantu koko siniriwe mbabwira iby'inzoga, ariko nyuma y'igihe gito, kuko ntabemeraga mu mutima neza, nakubitanye n'abandi badive bita abakusi. Abakusi rero bo ni abantu bayoboka inyigisho za Madamu White, bakaziparatika, bakazishyira mu bikorwa, bakagaragaza gukiranuka kw'ibyanditswe na Madamu White. Nibyo koko abadive nabo barabyemera, ariko babigiramo intege nkeya. Bagiramo intege nkeya ibyanditswe na Madamu White, bagiramo intege nkeya n'ibyanditswe na Bibiliya, ariko abakusi bo bakabiparatika. Ubwo rero nagiyeyo mara y'umwaka mba muri bo, ariko mbagenzuje ibyari bindimo. Ndavuga ngo abo ngabo ahubwo nibo bari kure y'abadive. Nakwemera abadive gusumba aba bantu kubera iyihe mpamvu? Bari abacamanza, barirariraga, bakavuga ngo nitwe bwoko bw'Imana bwasigaye, nta bwoko kubasha kuduhagarara imbere. Bakirarira, ugasanga ntabwo agakiza bakeneye, bo basa n'abageze mu ijuru. Ariko igihe babivugaga nkumva ngewe birarya amatwi yanjye. Igihe cyageze mbasezeraho nabo. Ariko tutarageraho, hari ahantu uvuze ngo hari ibyanditswe na Bibiliya, hari ibyanditswe na Madamu White. Madamu White ni iki? Madamu White ni umuhanuzikazi nk'uko bo babivuga, wahishuriwe. Ibyo ahishuriwe abyigisha abantu, bituma havuka itorero bita Abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Hariho itorero bita Abadivantiste, uwo Madamu White, abo Badivantiste b'umunsi wa karindwi batangira gusenga umunsi wa karindwi, byeretswe uwo bita intumwa y'Imana Madame White.
hanyuma aho tukaba turaharenze rero iyo dini ubu rivuyemo waje kwerekeza he noneho? nabayeho aho mu bakusi n'ababibabwiye baranca, bamaze kunca nigumira aho ngaho nkajya nsengera mu badive, ariko nabo ntabemera kuko nabonaga ko isaba atari ngombwa. Abadive bari banzi barambwira bati turashaka kukwakira rwose, ariko kwakirwa mu badive urabanza ukabatizwa iyo baguciye. Ndetse hari n'umuntu wambonye arambwira ati ubishatse twagushyira mu mazi vuba, ndamubwira ngo uzaburetse gatoya. Igihe cyarageze rero Imana inyereka itorero ry'abapantekote ntarinzi. Itorero ry'abapantekote ngo uko narijemo narikandagiyemo bwa mbere muri 1991. Ndigezemo nabo ntago ibyabo nabonaga binejeje, barasengaga bagasakuza bikandya mu matwi, bakaririmba nta kibazo, bakabwiriza nta kibazo, basenga bagasengera rimwe. Icyo gihe hari ububyutse bw'umwuka, bikandya mu matwi kuko basakuzaga, ariko hari igihe basengera rimwe nibyo koko, ariko hari igihe n'umwe asenga ukwe. Ariko batanga ubuhamya bakwigisha, cyangwa umuntu woroheje yavuga iby'Imana yamukoreye n'ubuhamya, nkumva ibyo ngibyo rwose bimbere nk'amazi afutse, kayagotomera nkumva arandyoheye, bikazatuma nongera kugaruka kubera ubwa buhamya. Icyo gihe najyaga mu icyumba nabanjijemo ni icyumba cy'umuntu witwa Rutamuhana Claude, nicyo nabanjemo. Igihe cyarageze ndongera ntera intambwe nja no mu urusengero nabanjirijemo n'urwitwa rwa Remera. Ngeze muri Remera rero umwuka akambwira ngo ubuyobozi bwawe buri hano. Navuye mu cyumba njya muri ADP ninjira Remera. Ngeze Remera mbona ibintu bimeze neza. Umunsi umwe ndota inzozi, mbona umwe muri bo uyoboye Remera ariwe ndi kujya ahantu twari dufite ibiti by'umuganda dukura tujya kubaka. Tugiye kubaka mbona turimo kubaka urusengero rwa Pantekote. Umuntu arambwira ngo ahangaha ni Imana yaguhamagariye kuva kera hose, wagendaga utazahuja, none ni hano ngo uhamagariye. Inzozi zabaye rimwe simbyemere, nkabona ibindi bihamya bivuga gutyo inzozi, noneho n'umutima wanjye numva ko kuremeje. Igihe cyarageze ndwana n'ijambo isabato, ndwanye nayo. Imana irambwira ngo nzasome Bibiliya isezerano rishya. Nasoma Bibiliya isezerano rishya uko niyasobanukirwaga mbere, uko nayisomaga mbere nkabona siko ndi gusobanukirwa nyuma. Ngiye ubwanjye nisome isezerano rishya, ndarisoma mbona gutandukana n'itorero ry'abadive ryari rindimo, bya bindi nibwiraga bimvamo gutyo. Uko niko byatumye nemera. Bigeze muri 1993 mu kwezi kwa karindwi mbatizwa ndi umukristo w'Iremera, ariko Yorodani yabaga Nyarugenge niho nabatirijwe. Ngaya amateka yo kwinjira muri Pantekote. Imana ibamugisha. Hanyuma aho turaharenze, ariko hari n'ubundi bwenge bajya bakuvugaho bwo gusobanura ibitabo bya Bibiliya, ubwenge bwimbitse. Ibyo byo babitubwiraho iki? Nkunda kumva ababwiriza cyane, nanjye nkisomera, ariko ababwiriza benshi babwiriza muri Bibiliya, babwiriza ibintu bitaba muri Bibiliya, cyangwa bakagereranya ibintu bitagereranyika. Ugazasanga umuntu aravuga ngo ikimenyetso cy'Imana, none yakigisha kuko abisoma muri Bibiliya ngo iki kimenyetso cy'Imana ngo ni isabato, cyangwa ngo ikimenyetso cy'Imana ni ugukebwa. None akazakigereranya n'ibintu bitagereranyika, atazi ko muri Bibiliya ushobora kubona ijambo ikimenyetso ari sinye, ikindi kimenyetso ari kashe. Ugafata sinye ukayicomekanya na kazi, warangiza ukavuga ngo dore kashe y'Imana kandi ari sinye. Ugafata ikintu bita amasezerano ubundi ni ijambo rikennye, ariko nko mu ndimi hari promesse n'amasezerano, alliance n'amasezerano, testament n'amasezerano, n'ibintu bitandukanye. Ugazasanga umuntu afata promesse araje akayita alliance abyigisha,
naho ngaho ngewe rero nkunda gusoma Bibiliya kandi nkazasanga umuntu arimo arabyigisha koko ibyo bintu bituma umuntu ashobora gukizwa yabwirijwe n'ibintu bitari byo, ariko kwigisha umuntu ukwiriye kumwigisha ijambo ry'Imana wasomye kandi wasobanukiwe neza. Ugasoma muri Bibiliya nko mu byakozwe n'intumwa, hari ahantu muri Bibiliya yera ivuga ngo Mose yayoboraga itorero ryo mu butayu. Iyo ni Bibiliya y'ikinyarwanda bita yera bivuga, ariko ntabwo ari itorero ahubwo ni iteraniro ryo mu butayu. Itorero ryabayeho kubera Kristo. Kristo ataraza nta torero eglise ryakashingwa. None umuntu wasobanuye rero muri Bibiliya yera yonyine yavuze itorero, bigatuma abantu bavuga ngo abo mu butayu bari mu itorero. Oya, ntibari mu itorero ahubwo bari mu iteraniro. Ibyo bintu nkunze kubimenya, nkaba nabyibwira nk'abantu ntimugahuze ibintu bidahuze kandi ntabwo ari byo. Cyakora kubwiriza no kwigisha ni ibintu bitandukanye. Umuntu ushobora kumwigisha akavuga ngo Yesu baramukubise bamumena amagufa barayahonjagura, none kubwiyo uzukizwe yaragupfiriye arakuvunikira, ariko wigisha Yesu nta gufwa na rimwe yigeze avunika. Ariko kubwirizaho impamvu yose yatuma umunyabyaha aza mu itorero ni nziza, inzira yose wanyuramo. Niyo wamubwira uti fata amafaranga ukizwe, agakizwa, waba ugize neza. Ariko mugakiza ntabwo umuntu amafaranga ngo akunda akizwe, ntabwo ariko byanditse. Ni ukumubwira akiyihitiramo. Ariko hari abandi bantu bagiye bakizwa babwirijwe n'ibibwirizwa bitari ukuri, ariko nabyo nta kibazo. Ariko kwigisha umuntu agomba kwigisha ijambo yagenzuye ko ari ukuri. Muri ubwo buryo tugana yenda ku musozo, reka duse n'abantu bavana urujijo mu bintu nka bitatu. Hari itorero, hari iteraniro, hari n'idini. Abantu benshi barabivanga. Reka turebe ukuntu wadusobanurira ngo abantu bajye bareka kubivanga ibyo bintu. Hari iteraniro, hari itorero, hari n'idini. Ndabanza gusobanura idini. Idini ni imisengere. Umuntu wese usenga aba mu dini. Yaba asenga Imana, yaba asenga ryangombe, apfa kuba pfukama agasenga. Yaba asenga igiti, aba afite idini rye. Ni ukuvuga rero hari itorero. Itorero ni rya Kristo. Ni ihuriro ry'abantu bahurira bavuga Kristo. Ariko itorero ryaryo ryose riba mu idini. Kubera reka mvuge ibi. Iyo mvuze itorero na abantu bahamagawe batoranirizwa kugira ngo bave muri iyi si bareme ubwami bwa Kristo bazatahe mu gihugu cyo mu ijuru. Abo ni itorero. Itorero rero riyoborwa nande na Kristo ubwe. Ariko itorero riba mu idini riyoborwa na pastor. Pastor niwe muyobozi w'idini. Iryo dini rikaba ribitse abanyetorero. Mu idini rero habamo abantu bakijijwe n'abadakijijwe. Abo badakijijwe nabo baba ari abanyedini. Icyakora batari abanyetorero. Abakijijwe bo ni abanyedini kandi bakaba abanyetorero. Ndashaka kuvuga gusobanura ni abantu bakijijwe bayoborwa na pasitori uyobora idini, bakayoborwa na Kristo uyobora itorero. Ndetse na pasitori nawe uyobora idini, nawe ayoborwa na Kristo mu itorero. Nta mupasitori uyobora itorero uyoborwa na Kristo. Umupasitoro na padiri na shehe bo bayoborwa idini. Ni nko kuvuga ngo, ariko reka mvuge ngo nta muntu uba mu itorero atari mu idini. Idini ni nk'igifuniko gifunitse. Imbuto yose nziza ibiri mu gifuniko kiyifunitse. Umuryi arya za mbuto, igifuniko akakijugunya. Ariko muri za mbuto hashobora kuba harimo imbuto zipfuye nazo yarobanura akazicira. Nicyo abo bagaragara ni abantu baba mu itorero ariko batayorwa na Kristo, ahubwo ari abanyedini bazi gusenga n'imihango, bazi no kubivuga. Abo nizo za mbuto zipfuye ariko zifunitswe muri cya gifuniko bita idini. Ariko imbuto nzima nizo banyetorero Yesu azaza gutwara, kuko Yesu niwe muyobozi w'itorero. Amen. Hanyuma muzehe Azariya, turabashimiye kubw'ikiganiro tugiranye, ariko ntago twasoza tutagarutse kuri iki kintu gitoya. Abavuga butumwa hanze aha bakunze kubivanga. Bamwe baba bashaka amaronko, abandi baba bashaka ubuzima n'imibereho. Abantu reka nabo tubagarukeho gatoya ikintu batubwiraho nk'umuntu ushesha kangohe kandi ukijijwe neza.
abavugabutumwa ndabatandukanya mbaha ibyiciro bibiri. hari abavugabutumwa bafite intego nziza yo kwamamaza Kristo, bakabwiriza ubutumwa bwiza, ariko waje kubona ugasanga ntabwo asoma Bibiliya. Tanto arafata ijambo rimwe, ntabwo yamanutse hejuru iyo titiriva ngo agere hasi, ugazasanga arimo arabwiriza ibintu agamije ngo umuntu amubwire ibyo yasomye, ariko mu busobanuro ugasanga arasobanura ibintu bitari byo, kubera ko atigeze asoma igitabo, ahubwo ari akantu, ari ijambo rimwe yacomoye muri cya gitabo. Nabagira inama ngo abo bavuga butumwa nibafate Bibiliya basome, kandi koko bafite intego nziza yo kubwiriza ubutumwa bw'Imana. Imana ubwayo izaba umwigisha wabo, ariko basomye. Hariho n'abandi bantu rero bo bashobora no kuba banabizi bakabica babishaka, kubera kuko ivuga butumwa bashobora kurigira business, akakunyuza ku ruhande kugira ngo yibonere amaronko. Wowe nta n'ikindi namubwira ibimurindiriye. Umuntu uvuga ubutumwa Kristo atavuze, uwo nguwo hari uzabimubaza, kuko ashobora kuyobya umuntu washakaga. Ni nko kurangira umuntu uje i Kigali ukamuyobora i Rwamagana, kandi yari afite umutima wo kujya i Kigali, uramuyobeje kandi yari afite ubushake bwo kugenda. Abantu rero bavuga ubutumwa bashaka business, bayobeje abantu benshi bashakaga kujya mu ijuru, bababuza kujya mu ijuru, kandi nawe atazajya mu ijuru. Abo nibo bagereranywa n'abafarisayo bahagaze mu muryango babuza abantu kwinjira nabo, kandi batabasha kwinjira mu nzu. Imana ibarengere. Turabashimiye rero muzehe Azariya kubw'iki kiganiro tugiranye, kandi twizera ko n'ubutaha twongeye kubakenera ngo tuganire ari ikaze. Murakoze.